Imana impaye ubutumwa nshaka kugira ngo mbwire abagabo murikunda, gerageza ureke kwikunda. Bamwe muragenda mukinjira abagore bafite abandi bana, mwe mugatunga abo bagore n'abana babo, ariko uwawe ntago yigeze arya. Hari abagore bariho bahohoterwa muri ubu buryo. Ntago genshigikira divorce, ariko nanone ndashaka kuvugana n'abantu bariho bakora divorce. Kandi dufite abagabo mu mategeko bataro bakemura iki kibazo, kuko nabo ubwabo kirabagonga. Yaba mu buyobozi bwa leta, nabo ubwabo bafite abana bateye amada. Umugore arajya gusaba kurenganurwa, arasaba service ahantu runaka, mbere na mbere niba ari umugabo kaza ngo banza turyamane. Kuki abagore bahindutse ibikoresho? Kuki ubona umugore ukamubonamo igikoresho? Ese uyu mukobwa usambanye wasambanye wawe? Ese uyu mugore uhujugunya iyo so atanyoko ngo runaka n'umugabo? Umugabo ni ipantaro, cyo mugabo ni ibitekerezo. Iyo hari nabandi yicaye mu bana atabyaye rwose, wicaye mu bana utabyaye, abawe bari ku gasozi. Nongeye kugushimira dukurikiye ku Isezerano TV. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe, by'umwihariko ufunguye iki kiganiro. Reka ngushimire kandi ndakurarikira kuza kugikurikira witonze, kuko harimo inyigisho zikomeye cyane zirebana n'umuryango. Nkuko mubibona kandi turi kumwe na Pastor Fanny. Twishimiye kujya kubana nawe ku Isezerano TV. Murakoze kunyakira, Imana ibahe umugisha. Yego, umeze neza. Turashima Imana. Reka tubanze twiragize Imana. Mana yacu, si umwami wacu Yesu Kristo, turagushimye kwa kanya nkaka. Tugushimye ko abanye natwe mu minsi itambutse, mu bihe bikomeye bitoroshye, kubwa buri umwe wese kubw'impamvu zigiye zitandukanye bw'ibyaciyemo, yaba ibyiza n'ibibi. Wabanye nawe kandi uramurinda, izina rye niryubahwe. Turacyakwiragiza rero mu biri imbere twe tutazi, inyuma hashize turahazi, ariko imbere ntago tuhazi. Rero turemera umugisha utagabanyije kandi utwiteho, utubera igisubizo muri byose, kandi tuzi neza ko uri mu ruhande rwacu utazatureka, kuko uri umubyeyi wacu. Duheje imbaraga mbi zose z'abadayimoni, imyuka mibi yose, rwivangwa ari wese akubitwe hasi, ibitekerezo bipfuye, intege nke zose, ibiduca intege byose bikubitwe hasi, byigizweyo kubw'imbaraga zawe Yesu Kristo n'amaraso yaturinda tweze adutunganye. Twese twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Nkuko nari mbivuze uyu munsi nashaka ko tugaruka ku kiganiro cy'umuryango. Shaka duhere ku kiganiro gushize twakoze kuri uriya mudamu wari warwanye n'umugabo we mu rusengero bapfa. Umugabo yari agiye gushaka undi mugore, bapfa abana, ko umugore hari abana umugabo yatwaye, umugore akaba atarazi aho bari. Ariko nabonye ubu ngubu umugore abana yarababonye. Waranyuzwe kuba umugore yahawe abana? Urakoze cyane, kuko icyo ngicyo nanjye kiranejeje, kuko umugore yabonye abana be. Buri abana be bavuka ku mugabo n'umugore, nyuma ugafata abana ukabatandukanya. Ntago wafata abana ngo bahereze mukasa ajye kubarera kandi nyina akiriho. Ni byiza ko abana bahererwa na nyina, akabarera hamwe n'abandi, bakagira umuryango umwe. Abana we ntago yabarera se? None se ko yaba bavanye yari akaba ku cyambere, impamvu atari kubarera nuko yarabatandukanyije n'abandi. Yahisemo abakuze, ariko abatoya yari warabareka, kandi ntabwo numva yabajyana aho agiye se akajya kubarerana n'abandi bigakunda se. Se Pastor, uravuze ngo ntago, ngo mbega berekanye ko atari byiza ko abana barerwa na mukase. Uriya mugore se we ntashobora gushaka undi mugabo? Umugabo we biroroshye ko yarera abana atabyaye, ariko umugore biragoye. Nicyo ushatse kuvuga? Ntago aricyo nshatse kuvuga, ariko burya kesha abagabo ntago bakunda kwita ku kana kandi ko mu rugo. Ku buryo umwana mu rugo aba akeneye kwitabwaho uhereye hasi. Umuntu rero uwa mbere irwana n'abana ni nyina w'abana. Nuvuga rero mama w'abana yirwanye n'abana niwe ubasha kumenya ikiza n'ikibi. Rimwe na rimwe rero iyo umugabo atwaye abana akajya kubarera kubaho undi mugore, akesha uwo mugore ntabwo yirwana n'uwo mugabo. Umugabo ntabwo yirirwa aho ngaho ngo amenye ibyo mukasa akora, cyangwa se ibyo uburyo abareramo. Aba yagiye kandi yakira amakuru ahawe n'umugore we. Ntabwo rero ashobora kwicara ngo abwire umwana. Kandi abagore benshi bameze muri ubwo buryo, ashobora kuza akabwira umugabo ati umwana wawe ni mwiza, cyangwa se umwana wawe ni mubi kubw'impamvu runaka. Ashobora gufata umwana akamutoteza,
yabona papa waje kuko yaramubwiye ati ujya uzamenyera abana unkundira umwana kuko azi ko icyo kintu yakimubwiye agahita atanguranwa kumubwira ngo papa wawe agahita amubwira ngo umwana ngo yariye yanyoye namugura ibi n'ibintu nk'ibyo byose ko nzi umugabo yigeze ubwo ati uzamenyera umwana wanjye niba ushaka ko tubana tutazapfa ubusa ariko uwo nguwo we nyina yari yarapfuye aramufata noneho akamuha amafaranga akajya mu isoko agura imyenda noneho haraza kuko umugabo amubajije ngo imyenda irihe noneho yarangiza agahita avuga ngo dore ngiyi arayimwereka bukeye akabuza umwana kuyambara kandi barayimugura akamubuza noneho byagira nimugoroba igihe se agiye gutaha akabona kumwambika rero hari abantu bateye gutyo imbere y'umugabo agashaka kuba mwiza ariko imbere y'umwana ntabe mwiza kandi umwana nawe muri ubwo buzima ntabe yavuga umwana akaba atavuga rwose bishingiye ko atinya mukase nicyo navugaga ntibyabahoza ko utweretse ko umwana niwe wirwana n'umubyeyi w'umumama igihe umugabo we nawe afite abana umugore yajazanye muri urwo rugo ntibishoboka ko umugabo niba ari utanga ubushobozi wenda ashobora kwanga gutanga ubushobozi wenda ngo b'abana bajye nko mu ishuri n'urugero nabyo bibaho ko uyu mugabo ashobora kwanga gutanga ubushobozi kubw'impamvu ze bwite runaka ari nabyo mba numva ashaka kumenya ese uyu mugabo yahimye umwana we abazi kuko buriya tumenye ko ibyo abandi dukorera abana ejo n'ejo bundi tuba tuzabigarurirwa tuzabyiturwa hari igihe kiba kizagera ukaba utabasha udashobora kwigeza ariko uzaba ukeneye wa mwana rero uyu mubyeyi w'umupapa nawe ashobora kwanga gutanga ubufasha ariko iyo afite umugore mwiza burya birashoboka ko yatanga n'ayo mafaranga umwana akajya mu ishuri iyo umugabo afite abana akaba afite uwo muco wo kutamenya kuba yatanga ubushobozi ariko afite umugore ufite ibitekerezo byiza aba ashobora guhindura wa mugabo akamubwira ati uyu mwana dukeneye ko bijya guta kuko rimwe na rimwe hari igihe umugabo adakora ikintu biturutse no mu mugore ni ukuvuga ngo urugo rero ubwo ni urw'umugore buriya baca umugore mu Kinyarwanda ngo kurusha urugo kurusha umugore hari nk'akantu kajya kabaho ugasanga abagabo bikunda kubaho tukibyarira nko hanze tukazana umwana mu rugo umugore ashobora kuba yamurera nabi simbizi ariko se burya biroroshye ko umugore we yabyara hanze akagira cyangwa ni bya bindi ngo ise w'umwana amenywa na nyina mbajije ikintu kandi turi bubaze badukurikiye bakazakidusubiza muri komenti kuko niba uyu mugabo agiye hanze akabyara ni ukuvuga ngo ahantu afatiwe nkeka ko nanjye ikintu ndakibaza uyu mugabo arahafatiwe bibaye ngombwa ko hasigwa urubuto rwe ahisize urubuto ejo bazamubwira ngo cya gihe wari uraha byagenze gutya byatanze umusaruro uyu mwana bizamugora kubibwira umugore bizamugora ariko nagira ubutwari azabwira umugore ati byangendekeye gutya uyu mugore nawe azarira yihanagura ababare nk'akanya gatoya avuga ati uyu muntu yampemukiye ariko ni ukuvuga ngo nyuma azamwakira uyu mwana azi ariko bizagora byaba byiza mba numva kenshi uyu mugabo yakagombye kubwira umugore ko yabyaye hanze kugira ngo urugo rudasenyukira hanze none uyu mwana bakamufasha bose babizi ko bagiye gufasha uwo mwana w'uwo mugabo ubwo nkunda umugabo ntabwo nareka gukunda uwo abyaye noneho tukafasha uriya kuruta uko uyu mugabo azasenya asahurira hanze kandi uriya wo hanze nawe akashobora kuzimana wa mwana kugira ngo akomeze asahure wa mutungo hari igihe ashobora gutinya kubivuga kuko abizi ko aramutse abivuze bishobora kumugeza nko muri divorce ntabwo ushobora kumbwira ngo watinya kubivuga utinya uwo mugore kubivuga byamugeza muri divorce nta nubwo watinyuka no kujya hanze umuntu atinya kwituma ku muhanda kuko azi ko abantu bagira gute bamubona cyangwa se bigateza umwanda n'uwamubona abanyesuku bamubwira ati kuraho uyu mwanda icyo gihe kuko yirinda akajya gutanga igiceri akajya kwishyura kugira ngo agure tuwarete ni nako yakwirinda ko atekereza avuga ngo nubwo yaba afatiwe ku nzira
agafatirwa imbere y'umugore agomba kwirinda kuko azi ko mu rugo bizateza ikibazo akirinda kuryama hariya ngo atereye inda kuko azi ko bitazazana ikibazo rero icyo gihe agomba kwifata akababara umubiri ukamubabaza kugira ngo agere mu rugo adateza ikibazo rero yemeye kubikora hariya aba yirengeye n'ingaruka zo mu rugo kuko buriya twumvikane nta kintu na kimwe kitagira ingaruka wabyumvise abaye abimubwiye bifite ingaruka abaye atanabimubwiye nabyo bifite ingaruka ikintu cyose ukoze kwanza cy'icyaha hari ingaruka zacyo wari ukitubwira rero ku bagore no ku bagabo ni ukuvuga rero ngo uyu mugabo wabyaye hariya yafashwe nemere ko byabaye ngaruke n'uyu mwana kugira ngo aze mu muryango iyo wamuvuze mushobora kumuganiraho kandi ntateze ikibazo ariko nshobora kwibaza nk'uko warumbajije nanjye nshobora kwibaza ku badukurikiye kuki uyu mugore we abyara hanze cyangwa abyarirwa ko burya umugore hari abagore bakora umwuga w'uburaya bwo kutanyurwa n'ibiri mu rugo cyangwa se ko buriya mu rugo habamo ibintu byinshi cyangwa afite nawe bitaramunyuze nk'uko nawe asohoka ari bitamunyuze nawe ashobora kubyara uwo mwana kuki uyu mwana abishya inkonda ariko uwo mugabo ntabishya inkonda niho nashaka ko tuza kuganira none ikibazo n'ubu umupira nanjye ushaka cyangwa umupira tuwuterera abadukurikiye kuko uyu mwana turarebera hamwe uyu mwana w'umugabo yabyaye namumenya ntamumenya ategerezwa kuba uwo uwacu mu muryango azaza akuze ko namumbwira umwana akuze cyangwa ari muto hari ibintu byinshi azamutangaho mesaje ziza zishyuza zivuga umwana yarwaye umwana akeneye mitiweli umwana akeneye minerivare umwana akeneye amata izo zose zimwe hari izo atazitaba andi iruhande ahubwo icyo gihe ntuzasanga telefone yashyizemo kode ntazi aho niho hahandi uzasanga atanyereka ibyo yazanye byose aho ni hahandi ubukene buzinjira mu rugo kuko azakora ibishoboka byose rimwe azagwa yirukanka ajya kwitaba ya telefone imuhamagaye kandi nanone namumbwira tuzarakarana ariko bigire gute bishire nakire wa mwana mwakire nk'umwana mu muryango ariko jyewe nimubyara kuki uyu mwana ngiye kumwakira nkamuha amata nkanamwakirana nkamuha n'urukundo kuki jye nimubyara azateza ikibazo ku mugabo ese kuki jye nimubyara bizamviramo ko azanta akajya kwishakira undi kandi ngewe namwakira cyane icyo kibazo dukwiye kubaza abantu bose badukurikiye none se pastor urumva byakemuka gute dushyigikira abagabo bemere barera abana nabo batabyaye icyambere giye nk'umupasiteri nshigikiye nuko twirinda gucana inyuma tukirinda ubusambanyi kuko impamvu Imana yavuze ko gusambana ari icyaha nuko azi ko kigira ingaruka mbi nk'umupasiteri kigira ingaruka mbi niba umugore ashobora kwifata n'umugabo niyifate ko Bibiliya ntabwo itubwira yuko yandikiwe abagore gusa ko bagomba kwifata yego yatubwiye ko twese tugomba kwifata ntibivuga ngo niba umuntu yateshutse kuko unkurikira ashobora kumbwira ati hari igihe nagiye gukora kure ndateshuka nabyaye ariko si uyu mugore we nawe wagiye gukora kure kuko iyo aduhaye imibiri ni imwe umugore ashobora kwifata umugabo ntiyifate ngewe intsinzi navuga cyangwa se solution natanga ni ukuvuga ngo nibifate ariko igihe cyose abatabayo kwifata hari ingaruka zigiye kwinjira mu muryango kandi izi ngaruka nizo ziriho ziba nyinshi ni nazo ziriho zisenya umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango wa gikristo kuko ubusambanyi turiho tubona buri hose bwabaye bwinshi buri mu bagore buri no mu bagabo rimwe uraganira n'umugore akavuga ati narasambanye ariko umugabo namusabye imbabazi aho kumbabarira yesanta wowe mugabo warasambanye urangije usaba imbabazi umugore none umugore arakubwira ati nanjye ndumva bingoye kubyakira ahubwo uramushyiraho pressure kuki se utambara mbabarira rero nutambara ndajya kwishakira abandi mu yandi magambo si imbabazi ubona ngo uvuga ngo ngiye mfite ikindi gisubizo
dufite ikindi gisubizo kuko Imana irema umugabo yamuremanye yaremye umugabo irema n'umugore ko mwitangira igice cya 2:26 bavuga ngo uko niko yabaremye umugabo n'umugore sibyo ntago yabaremye ngo umwe akora icyaha babarirwe undi wakora icyaha ye kubabarirwa ahubwo twe twirinde mugabo mugore gerageza kwirinda icyaha cy'ubusambanyi kuko kizana ingaruka kandi izo ngaruka zigera cyane kubo tubyara naho igihe byabaye kuko turi abana ubivuze nk'umupasiteri ariko noneho byabaye kandi ni ibintu tubona abantu bakwiye kwifata gute se byabaye ngomba kwemera kwihangana nkarera wa mwana yaba ari umugabo wanjye nkamurera kandi nanjye wa mugabo wanjye agomba kurera wa wundi wanjye yego hari ikintu wagarutseho uravuga ngo hari igihe umugore asohoka akavuga kuko atanyuzwe mu rugo reka twemere ko bibaho ko atanyuzwe niba atanyuzwe uwo mugore yabyitwaramo gute inama wamugira ni rega ntago nabashyigikiye ngo bajye hanze oya ndiwo ndavuga iki kiganiro muri rusange abadukurikiye barakijwe n'abadakijijwe icyambere nta mpamvu nimwe igaragara yatuma uca inyuma uwo mwashakanye yaba atabyara ugomba kumwihanganira yaba arwaye ugomba kumwihanganira yaba mugabo ikibazo cyose wabona mu rugo rwawe ntago cyagutera kujya gusambana yewe mugore ikibazo waba utanyuzwe ku mugabo wawe ntago cyagutera kujya gusambana icyatuma cyose usohoka ni ukutanyurwa kandi niya myuka y'icyaha igushorera ikakujyana hanze ariko igihe iyo myuka yakarandi yagushorera ikakujyana hanze hakavamo za ngaruka zo kubyara yaba umugabo arihangana za ngaruka zavuye ku mugore nawe mugore urihangana ingaruka zavuye ku mugabo wawe pastor buriya hari ibintu wenda dutinya kuvuga ariko reka tuvugishe ukuri bajya bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata kuko nubwo tuvuga ngo turi mu ijambo ry'Imana ariko ni ibintu bibaho mu buzima njyewe nigeze kuganira n'umuntu ndaguha urugero rufatika nigeze kuganira n'umuntu twari tugiye gukora ikiganiro gutya tubivugaho sinzi ukuntu byaje tuba tubiganireho turi kuvuga ibintu byo kwatura noneho ngo aza kubona ikintu cy'ubusambanyi kuri mama pasiteri abanza gutinya kubimubwira ariko gikomeza kugaruka aza kugera aho mbwate ko mama pasiteri ibintu by'ubusambanyi ni kubona bimeze bite mama pasiteri amubwira ati reka nkubwize ukuri ati icyo cyaha Imana yampaye uriya mugabo ibimenye ko ntazigera nyatura na rimwe mu buzima ahita atangira kumubwira amubwira ati rero uriya mugabo wanjye ntashoboye iyo ngize amahirwe rimwe nko mu mezi 6 akijajara mu isegonda rimwe gahunda ibirangiye atubwo ngiye nkasigarana ikibazo iyo Mana izi ko nzabaho gute izi ko icyo kigeragezo nzabana nacyo ubuzima bwose nk'uwo muntu wamugiriye ihe nama urakoze ndabanza nsobanura ijambo mama pasiteri ijambo mama pasiteri akenshi rikunze gukoreshwa n'abakongomani byavuye muri Kongo bakunda gufata abagore ba pasiteri bakabita ba mama pasiteri yego niko n'ubundi bimeze niko bimeze ariko buriya mama wawe ntago ari umugore wawe njya nkunda kubivuga ubwo nanjye nari ndikoresheje kuko nyine ndakumva icyo uruvuga ngiye kugusobanurira impamvu mama pasiteri ashobora gusambana yego sibyo nubwo busambanyi bukamubaho ni ukuvuga ngo agakiza n'ak'umuntu ku giti cye umuntu ashobora kuba umugore wa pasiteri ari umupagani cyane wabyumvise yego uyu mugore wa pasiteri niba pasiteri kuko dufite ikibazo cy'abashumba bagenzi banjye barambagiza badashingiye ku ngano y'urwego rw'agakiza bariho nimvuga urugero wa mugore uzihanganira pasiteri ubwiriza kuva mu gitondo kugera nimugoroba ndetse agakora nijoro akanabyuka akajya kwita ku ntama pasiteri uzajya mu masengesho ko biriya tubwira ngo musezerane igihe yego ngo kugira ngo umwe atagwa mu iruba
pasiteri uzajya mu masengesho agakora iminsi 40, uwo nguwo kandi agakora iminsi 30 adafite gahunda yo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bibaho. Pasiteri akarambagiza adamenye uwo ari we ngo ahabwe umugore uzihanganira umuhamagaro we. Ko imihamagaro duhabwa iratandukanye, twifite amatitira amwe, ariko imihamagaro duhamagarirwa iratandukanye. Hari n'umuntu rwose uba mwitora akayobera itorero ariko ari ingenza akitwa titire y'ubushumba, pasiteri, apotere, devera, profete, ariko ari intumwa ya Satani. Bega muri make adakijijwe, ari igikoresho Satani yazanye aterekaho, arangije agiha titire yo kwangiza umurimo w'Imana. Mubwira ngo ugomba kumenya umuntu ugiye gushaka umuhamagaro we, kuko hari ababarambagiza mura kumurambagiza mugeza mu rugo agasanga uwo muntu kozi w'Imana atunzwe no kunywa inzoga. Iyo asanze rero nawe muri ku rwego rumwe murazisangira mpaka, ariko iyo yagize ibyaga agasanga wowe hari urwego uriho, uramuhindura. Imana ibimugoye kugira ngo umuhindure. Rero hari umupasiteri urambagiza atagendeye ku muhamagaro we, akavuga ati mbonye umukobwa mwiza, uyu niwe muhamagaro, niwe muntu umbereye. agatwarwa n'amarangamutima. So atashobora kuba afite amafaranga azanshyigikira mu muhamagaro, ariko nubwo amujyanye ntago wa mugore we ari we ugiye guhindurirwa izina akitwa mama pasiteri, ntagakijijwe. Gusa baramubona, ntago abadukurikiye mu nkurikire, ntabwo abantu bose bajya mu rusengero ko bakijijwe, ntago ariko bakijijwe. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzabarebera ku mbuto. Rero ashobora kuba ari mama pasiteri ko adakijijwe, ari umupagani. Iki kintu munagikureho urujijo, mbakureho urujijo kuko mukunda kukibazaho cyane. Ashobora kuba haroga, ashobora kuba ko yiba, ashobora kuba akora ibyo bintu byose. Icyo gihe rero iyo wa mushumba yamushatse, kandi kwa gusenga cyane no kuba mu bihe by'amasengesho cyane, bishobora gutuma udashobora ya nshingano yo mu buriri, kuko hari uburyo, hari indi si ubamo bikakugora ko ushobora. Icyo gihe rero iyo utwaye wa muntu uzi byose ahubwo nakurusha, ntago azakwihanganira. Ariko y'Imana iguhaye wa muntu uzakwihanganira, iguho muri ku rwego rumwe, ibyo muzakora azanyurwa. Rimwe mu kwezi akakwihanganira, rimwe mu cyumweru akaryihanganira, rimwe mu mwaka akaryihanganira. Yego ko nukuri. Kubera iki? Kuko urwego uriho rw'amasengesho ntago ujya amasengesho ngo mama pasiteri wawe umusige. Iyo mutangaje amasengesho y'urugo nabo bayajyamo, byakubwira ati ngiye mwivuga butumwa, wowe mugore we hubwo ni wowe usigarana umurimo ukomeye wo kumusengera. None se uzajya gusenga, njya nibaza, waba uri mu bihe byo gusenga byiza uri mu mwuka ugatekereza gusambana? Ntabwo utekereza gusambana. Umubiri ushaka igitsina iyo wariye ugahaga, iyo wishimye. Iyo turi mu masengesho tuba twitanzeho ibitambo ngo mutange imibiri yanyu ihinduke igitambo cyera gishimwa n'isumba byose. Wa mubiri uhinduka igitambo. None niba umubiri utawuhaye igitambo, uzagusaba icyo wageneye gukorwa. Ese pastor, wenda sinzi niba tutaba tugiye mu mwuka cyane, kuko hari abo tujye twumva basambane mu byumba by'amasengesho cyangwa mu butayu. Ntago nemera ko buri abari mu mwuka. Reka da, imwuka ndawuzi, sibyo? Umwuka wera ndawuzi, nzi kuba mu mwuka, nzi no kuba mu mubiri. Mu mubiri nkubamo kuko ndabyara, sibyo? Mfite n'umugabo, mubiri nkubamo. No mu mwuka nkubamo. Ntago ushobora kumbwira ngo wasambanyije mu butayu. Iki kibiri cyawe cy'icyaha nicyo kiri mu butayu. Kandi kuko Satani yakwibasiye, izi ikigushoboye, ikuzanira n'umeze nkawe.
ntagushobora kumbwira ngo uri mu mwuka uhuye n'umukozi w'Imana uri mu mwuka nawe narangiza ngo ndagira ngo dusambane none nawe uhite wemera. Ahubwo hari umwuka wa Satani uri kuri uwo mugore n'ugendagenda kuri uwo mugabo, yose irayegeranya ikabahuza. Uriya rero ukora biriya byaha ni uwa Satani. Umubiri ukora icyaha ni uwa Satani. Umuntu wihana ntave mu byo yihanye ni uwa Satani. Rero ubikora uwo basambanyiza mu butayu, uwo basambanyiza mu byuma by'amasengesho ni Satani ibirikoresha icyo kintu kandi kagendera muri titere. Kuko namaze kumenya ko hari uburyo Satani yaseseye, hari abantu baseseye mu murimo rwihishwa, bazana ibyabo byose, bashaka kwangiza uwo murimo, bashaka no gusebya iyo titre, bagakora ibyaha batigeze bihana ngo bareke icyaha, batigeze bihana ngo bareke icyaha, noneho bakawukoresha muri ubwo buryo kugira ngo Satani ajye mu mitima y'abantu abereke yuko nta bantu bagikorera Imana babaho. Ndibuka umugabo Eliya higera arwana n'abahanuzi ba Bali, arabicara bamara. Umugore Yezebeli arangije aramubwira ati kubera abahanuzi banjye bishe n'Imana zanjye ninaguhwanya nabo Imana zanjye zibimpora. Arahunga. Ariko Imana ntabwo yamubwira ati Eliya uyu mugore ndaje mukwicire cyangwa Eliya wakoze neza, ahubwo yaramugaye. Yaramubwira ati rero haracyari ibindi 7,000 bitarapfukamira Bayali. Genda wimike Eliya, Elisa na Yezereli na Yehu, ubumwe inkota izacika undi ntabwo izamucika. Bivuga ngo niba uyu munsi jyewe nsinzwe, hari undi imbere utaratsindwa. Yego, hari undi imbere utaratsindwa. Satani aho ararwana, ariko hari abandi bagihagaze bagitsinda. Hari abashumba bagisengera abantu muri za biro, bakabasengera mu butayu kandi ntibabasambanye, bari mu mwuka w'Imana, bari mu mwuka w'Imana. Ariko undi kuko Satani murimo ntago yigeze ahaga, nta n'wigeze yica umubiri we ngupfa, ahubwo aracyashaka kugaburira ibiryo bya Satani. Reka tugaruke noneho hamwe twari tugeze kuri rwa rugero naguhaye. Icyambere ntago nzi wenda ikibazo afite, kandi iyo basezerana n'amasezerano barahira akabakoraho. Yaravuze ngo tuzabana mu byiza no mu bibi. Abaye uwo mugabo yari ikiremba, akamurambagiza ari ikiremba, Bibiliya yibemerera gutandukana ari ikiremba. Kuruta uko amuca inyuma agasambana, yakagiye bakatora abakuru bitorera, abashumba bagenzi babo, sibyo? Bakaganira akamubwira ati umugabo ateye gutyo, yarangiza bagatandukana kuko ni ikiremba. Ariko niba ari uko adashoboye ariko ashaka, bashobora kujya baganira bakihangana kandi icyo gihe akakigeraho. None se reka twemere ko yashatse wenda wa muntu utari ku rwego rwo kwihanganira ibyo bibazo bye. We navuga ati ngiye gushaka umuntu, cyangwa se ndashobora no kuba yaramushatse atazi ko azaba umupasiteri. Yamara kuba pasiteri wenda akagira n'izo nshingano ziremereye, bigatuma nkuko wabivuze, bigatuma igihe kinini agihara amasengesho, ariko we adashobora kubisiporota, adashobora kubyihanganira. Icyo gihe nawe meze gutyo, niyo mpamvu akenshi dufite n'abashumba batagira ababyeyi bo mu mwuka. Aba uriyo meze gutyo akenshi ushobora we mu mapasiteri kuriye, ariko bikitegerereza ukababwira uti dufite ikibazo gutyo mu rugo, bashobora kugira inama wa mushumba, bakamuganiza akamubwira ati kemura ikibazo cy'umugore wawe. Kuko genzi umugabo nzi umushumba umwe wagiye mu masengesho y'iminsi 30 mu gihugu kimwe akora amasengesho, ageze ku munsi gira ngo umugore we yaragwagwanye irari, niba ari irari sinzi uko byita, bikaza muri icyo gihe. Bukeye bigeze ku munsi wa 29, aho ugira ngo umugore nawe yadeside gushakwa kujya hanze. Imana isanga wa mugabo aramubwira ati vuba iruka, taha ugenda ukemura ikibazo kiri mu rugo.
umugabo ati si ikibazo ko reka nzagenda. Imana ambwira ati nonaha. Umugabo atega indege aragaruka aza hano mu Rwanda. Naga ari inkuru mpimbano. Araza asanga icyo kibazo nyine gihari aragikemura. Atangira bati Imana rero ubu ngungira ngo amasengesho arangiriye aha ngaha kuko rero n'undi wanywereje. Imana mbwatoya uzongera utangire uhere kuri rimwe. Urumva buri wese agira intambara mu murimo akora. Arangera asubira yakora amasengesho. None arangiza iminsi 30 nta kibazo kibaye kuko yakemuye ikibazo kandi akumvira. Rero nibindi nabyo utacaye ngo usenge, ushobora gushaka umuyobozi abashumba ukabaganiriza, wa wundi akabasha kugirwa inama akavuga ati menya umugore wawe ko ateye gutya, kuko buriya mu bashakanye umuntu wese agomba kwiga mugenzi we. Ugomba kwiga umugore wawe nkiga umugabo wanjye, kuko iyo mwize niho bituma nta makimbirane aza kandi hazemo no kwikunda. Icyo gihe rero iyo ushatse kwikundwa wangiyewe nzamuca inyuma kandi undi ntabyo azi, buri ukora icyaha kandi kizakujyana gehinomu. Ariko ubashije kumufata mukaganira, mugashaka n'abakuru mukabaganiriza, babasha kumuhugura bakamuga ati gabanya amasengesho ubasha ugire gute, ubashe wubaka urugo. Kuko hari igihe umuntu aba afite ukuntu yarabaye mu rubusiri batera ibwe akumva ko ariko azakomeza no mu rugo rwe. Ntago ariko bimera rero. Nicyo navugira uwo mama pasiteri. Ndumva ubwo wenda n'abandi bari bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo, ntekereza ko izo nama hari icyo zabafasha. Keretse wenda niba hari ubundi butumwa wumva watanga, ariko ndumva ikiganiro dushobora kugisoreza aha ngaha. Ariko niba hari ubundi butumwa murakoze cyane. Ubutumwa ndabufite kugira ngo tuganire. Turahera ku kibazo twaganiriyeho cyo gucana inyuma. Cyo gucana inyuma hagati, kuko muri gihugu cyangwa se muri iki gihe ku isi ni ikibazo kiri hose. Wowe ukurikiye Isezerano TV najya nkubwire ngo ntago Bibiliya yandikiwe abantu bamwe, yandikiye bose. Hari inshingano ireba abagore, ari inshingano ireba abagabo. Inshingano ireba umugore iramubwira ngo agandukire umugabo, kandi umurimbo w'umugore ntubu inyuma gusa, ahubwo urangire kuri za Margarita, ibi by'umurimbo bifatika byo kuboha imisatsi n'ibindi, ahubwo habeho no kumugandukira. Kandi none ikabwira abagabo ko bagomba gukunda abagore babo nk'uko bikunda. Niko mu Befeso batubwira ibice 5. Nk'uko ukunda umugore wawe umukunde mu buryo nk'uko nabwo wikunda, nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Ndabizi ko abadukurikiye harimo abantu basenga anabemera Bibiliya n'abatayemera, ariko numva iyo utereta umukobwa umutereta wumva umukunze nk'uko wikunda. Urwo rukundo rero umuha nirwo mwakagombye ko mugomba kubana, kuko mugeze mu rugo hari ibintu mu rugo bibamo bitagaragara hanze, kandi n'igihe udashobora kuba wabibwira buri wese. Mu rugo ushobora kumenya uko utarunzi hanze, nanjye ndakumenya uko ntari nkuzi hanze. Niko umugabo n'umugore wabanyeho. Ariko ndashaka kureba hagati aha ngaha ku bashakanye, uburyo hagati turebanamo, uko umugore n'umugabo barebana, ariko tukirengagiza abana twebwe tubyara. Nshobora kugera mu rugo tukabana twari dukundanye, ibyiza byanjye ukabibona ukabikunda, cyangwa se nibibwa banga ibinzabyihanganira. Nanjye nakureba mu gihe duteretana, ndabwira abariho batereta n'abaro bateretwa, ndetse n'abateretswe bari mu rugo. Icyo gihe iyo maze kubana, iyo ngeze mu rugo hari ibintu mbona aho utarumenyereye, nanjye hari ibintu nkubona aho ntarimenyereye. Ariko rimwe hari ikibazo kiriho kiba, wenda ubutaha ushize nigeze kuvuga ku bagore ko uyu munsi ndashaka kwivugira ku bagabo. Ndashaka kuvuga ku bagabo, ndabiza abagabo ntimuntera amabuye, ariko ngiye kubivuga ubutaha nabwo n'abagore nzongera, namwe muzambwira ibyo numva nabaza abagore nzabisubiza, we ntago bizanangora ko nanjye ndi umugore. Ariko ibintu ngiye kuvuga ni ibintu maze kubona muri societe bitewe n'umurimo nkora n'ibyo tugenda tubona hanze. Nuvuga ngo iyo tumaze kugera mu ngo zacu, akesha umugabo ashobora kubona amakosa ku mugore we, n'umugore akabona amakosa ku mugabo. Ariko umuntu ufata umwanzuro ugayitse ni umugabo.
uyu mugabo harimo maze kubona muri iyi minsi hari ikibazo cyabaye ingutu kandi kigoye kugira ngo gikemurwe muri sosiyete cy'abagabo bavuga yuko abagore babahohotera wenda n'abagore bakaba abagabo bahohotera. Ntabwo mvuze ko hari abagabo bahohoterwa mu ngo, ariko ndashaka kwirebera mu ruhare rw'umugore mu rugo rwe n'uburyo umugabo ataka akavuga ngo umugore wanjye aramuhohotera. Mbona abagabo benshi mushinja abagore kubagandukira, ndetse mukanashaka no kubwira abantu, mukanabwira n'abavugabutumwa ngo ni mubatubwirire mubatwigishirize. Iyo navuze ku mugore njya kubona nkabona mesaje z'abagabo zibaye nyinshi zimbwira ngo wakoze wabatubwiriye, ariko wowe ubwira ngo ntibabukubwirire, wowe uri shyashya. Uricara uti umugore ntago angandukira. Ese ko akugandukiye wowe uracyamukunda nk'uko wamukunze umutereta? Uracyamubwira umenye ngo uko wakomeretse ubonye ibimuriho niko na wa mugore nawe yakomeretse, nawe yarakomeretse. Uko wakomeretse urukundo rugakama, ni nako n'umugore yakomeretse. None no kugira ngo abashe kuganduka nawe biramugora, ko nago umugore azagandukira umugabo uzumubwira nabi umutuka, wajya gutaha umubwira umugore mwiza. Bibiliya itubwira ngo Sara yabwiraga umugabo ko ari umutware, ariko Sara kwita umutware nawe waje umwita irindi zina. Urukundo wajyaga umubwira n'imitoma amubwira, usigaye ubwira umukozi wawe wo mu rugo, usigaye umubwira uwo bakorana, kandi uwo bakorana araza akabimubwira cyangwa se akabona rindi jisho ryahindutse, ntabwo kimureba nk'uko yakurebaga, uko wamurebaga, bituma nawe rero agenda akamuka. Aho rero niho mugera mu rugo, kuko muri iyi minsi Imana impaye ubutumwa nshaka kugira ngo mbwire abagabo, murikunda. Gerageza ureke kwikunda, yaba kuri konte yawe kwikunda. Hari abagabo yumva ko umugore amafaranga akorera yakagombye kuba y'umugabo, akaba agomba gukemura ibibazo. Hari undi nawe umusore nakicara akavuga ngo nzarongora umugore ufite amafaranga. Ese we mugore ugiye kurongora ufite umugore ufite amafaranga, umugabo ninde umugore ninde? Ngiheka ko umugabo ari uyu ugiye gukemura, ufite amafaranga niwe ukemura inshingano z'urugo. Ese uzagira ijambo rite? Azakubaha te? Akubahira mu byo we yagize gute? Yavunikiye. Icyo nacyo biragoye kugira ngo uzabone ikuzo mu rugo rw'uwo muntu. Uricara uti ndashaka umukobwa urangije kwiga Harvard, ndashaka umukobwa ukora hana, ndashaka umukobwa uri muri diaspora wakoreye amafaranga. Urajya kumazi umaze imyaka ingahe? Wabonye ubwene gihugu? Ukora hehe? Yamara kumva ibyo akora agatangira akakwishyurira, kwishyura geto, kwishyura gaze na kuzine, kwishyura restaurant yuriramo. Warangiza ati ndekarara, akakudekarara akakujyana, wagerayo ugatangira kumuteza intambara. Ese uzagenda uri umugabo cyangwa niwe mugabo kuko ari waguteruye arakuzana yagukora ibyo udashobora? Aho yamaze kabiri utangira gukora divorce, ariko iyo divorce ntago ishingiye ku bwenge, ishingiye ku kwikunda. None ugasanga none kanigarukire kuri wa mugabo uradivorce janda, reka ngaruke na mu bacu murabanye mukundanye, ariko kuko hari ibintu atakumviseho ngo nigire hanze, ugiye kuri maraya. Mfite kesi y'umuntu watandukanye n'umugore, waragenda yinjiza abagore uko ashaka, arabinjiza. Umugore afite abana 4, arabaruhiye, ababayeho. Ariko ni wa mugabo uhorana maneko, ihora inekaneka umugabo waje muri urwo rugo. Ese mugabo nkwibarize, niba udatanga rasiyo mu rugo rw'abo bana 4, utekereza ko uyu mugore we azabatungisha iki? Niba utibuka ko abana bawe bakeneye kubaho, uyu mugore we abazabatungisha azabaha iki? Wowe urakora ukajya bamwe muragenda mukinjira abagore bafite abandi bana, mwe mugatunga abo bagore n'abana babo, ariko uwawe ntago yigeze arya. Ese uyu mugore niba atariye n'abana be batariye, ejo mwana naba mwiza uzamukunda. Aha niho abana ingaruka ziriho zijya ku bana. Usanga abana
bariho bajya mu biyobyabwenge, kuko niba nteye inda akambyaraho abana babiri, ni ukuvuga ngo jyewe wabyaye nabyaye umwana wa runaka. Uyu mwana rero nabyaye namubyaranye n'umugabo kuko ariwe wanteye inda. Niba jye rero ndi bwitwe umugore kuko mbyaye kabiri, n'uyu nkaba ntarasezeranye mu mategeko ngo nitwe umugore, n'uyu mugabo ugiye gusezerana nawe ni umugabo, uyu twitaga umusore, nawe twitaga umusore ko nawe ni umugabo. Ntago tugomba gushingira kuvuga ngo ntago twasezeranye muri leta kandi ngiye kwitwa umugore kuko nabyaye nahetse kandi nanjye mfite uwanteye inda. Ni ukuvuga ngo mbere aha hantu ndashaka kugira ngo niba n'abantu batwumva bashinzwe iki kintu bagikoreho cyangwa ari umuryango, hari abantu bariho bahohoterwa muri ubu buryo, hari abagore bariho bahohoterwa muri ubu buryo. Ntabwo nshigikira divorce, ariko nanone ndashaka kuvugana n'abantu bariho bakora divorce, kuko uyu mugabo aragushaka afite arashaka, dufite abagabo bariho bashaka abagore kubw'impamvu zabo bwite, barangiza bakagira icyo bapfa n'abagore, agahita atandukana, yatandukana n'uwo mugore ugasanga wa mwana araharenganiye, agahima nyina, agahima n'umwana, akajya hirya akigira umusore wa ntibindeba. Ntabwo byakagombye kumva ngo umugore mwarabyaranye, mwarasezeranye, mwabanye mu nzu, abaturage barabizi ko mwabanye mu nzu, none muratandukanye, ibibazo byanyu birabaye, muratandukanye, aba bana bagiye hanze babayeho nabi. ushobora no kuba mutarabanye mu nzu ariko yarakubyayeho babiri kumwe, wabivuze uyu munsi yaje abyaye umwe, ejo akagaruka akabyara undi, akagenda agakomeza akitwa umusore, akitwa umusore kandi afite umugore yabyayeho abana babiri, afite umugore wabyaye abana bawe mbere. Rero yuko uyu muntu ajya gusezana, kuko hari uburyo abantu batirisha ibyangombwa, agatekinika ibyangombwa, agashaka icyangombwa cyo gukora umusiribateri. Ariko jye numva ibyo bintu bagomba nabyo kubikosora, kuko uyu mubyeyi, uyu muntu ufite abana bose yamuteye inda ari umusore, baterana abasore n'inkumi. Kuba jyewe mbyaye ngaheka ntago bivuze ko ngiye guhinduka umugore ntafite umugabo. Ndi umugore wande. Niba ndi umugore wa John wanteye inda akambyaraho babiri, nawe ni umuki, ni umugabo mugenzi wanjye. Rero niba agiye gusezerana avuga ngo ntago yigeze ashaka, nabanze agenere, ashake arebe icyo aba bana abateganyiriza. Kandi aba bana nabi nafata umwe amutware cyangwa afate babiri abatware, n'uyu mugore agiye gushaka agenda amubwiye yuko afite abana yabyaye. Kuko iki kintu maze iminsi ngitekerezaho kikambabaza. Abagore barahohoterwa muri ubu buryo, kandi dufite abagabo mu mategeko bataro bakemura iki kibazo, kuko nabo ubwabo kirabagonga. Yaba mu buyobozi bwa leta nabo ubwabo bafite abana bateye amada. Umugore ariho arahohoterwa, umugore arajya gusaba kurenganurwa, arasaba serivisi ahantu runaka, mbere na mbere niba ari umugabo akaza ngo banza turyamane. Ngejo bundi merutse kujya gusura umuntu ufite ibibazo, ngira ngo yanaciye kuri canimwe aba mu miduha, yabyaye abana babiri, ababyaye ku mugabo umwe, ariko umwana wa mbere aramubyaye, bamutegetse kumwishyurira inzu kugira ngo umwana abeho. Aramubwira ati kugira ngo nishyure inzu nuko nongera kuryamana nawe. Abaryamanye yongera mutera indi nda. Umugabo umwe amutera indi nda, kandi uwo mwana ateye agahinda nshuti. Naramubonye numva ndarira. Nawe avuka afite ibibazo nk'ibyo uwa mbere yari afite. Mugabo ntazi aho umwana ari, ntazi umugore ahari. Mu yandi magambo, umugore abayo ni imfubyi ikeneye kurerwa nayo ubwayo. Yamuteye inda afite imyaka 18 ari mutoya, undi ariho arige uba hariho agenda ni umusore.
kandi afite umugore n'abana babiri wenda yaranashatse. Uwo mwana afite ibibazo, uwo mwana arababaye, uwo mwana ararwaye, akeneye kwitabwaho. Ngiye kureba nsanga nibyo turiho duhura nabyo muri iyi minsi. Umwana uramaze so ninda ati uwese nk'umuntu ni mukuru ati sinzi papa we ninda ntago muzi. Papa we ninda ntago muzi. Hari n'uwo nunzangaje undi yamenye papa we akuze atangira kwiruka ngiye gushakisha Bobo uramushaka he. Umubwiye ambwa ati sura mushaka nanakora sara kumarira iki. Aba bana nibakura bakagenda banywa ibiyobyabwenge, uratekereza ko tuzaba turera cyangwa se hari igihugu ari abayobozi dufite bejo hazaza? Niba umuntu agira urubanza umwaka murenganiye umucamanza akabanza bati kugira ngo ngucire urubanza reka tubanze turyamane. Kuki abagore bahindutse ibikoresho? Kuki ubona umugore ukamubonamo igikoresho? Ese uyu mukobwa usambanye wasambanye wawe? Ese uyu mugore uhujugunya iyo so atanyoko wowe ubaye hute? Bibiravuga ngo cyangwa umugore wawe. Bibiravuga ngo mubakunde nkuko mwikunda. Ukusaba ruswa y'igitsina umugore niko nawe wabaye basabye uwawe byagenda gute? Kandi urakara ufuhe utongane. Ndagaruka kuri aba divorceur b'abagore barera abana bonyine. Wenda hanzeho arwanira abana kuko azi ngo ari bubone twadufaranga bagira gute baha abana. Ariko nta yindi nyungu si urukundo rwo gukunda abana, ahubwo nuko ukunze turiya tuntu. Kuki abagore bariho bavunika? Urahura n'umugore ugasanga ashoreye abana 4 5. Ejo nabonye umuntu ashora abana 6 nta rukweto ntaki. Nese papa ubabyara ko abagore bagabanga ngo n'umugabo isere yarantaye bagabo bene data. Ko tufite umuco uvuga ngo nabizi muranyanga ariko ndavugisha ukuri. Dufite umuco uvuga ngo runaka n'umugabo. Umugabo ni ipantaro cyo mugabo ni ibitekerezo. Uyu mwana ntakeneye igitsuri cya papa we. Iyo hari nabandi yicaye mu bana atabyaye rwose, wicaye mu bana utabyaye, abawe bari ku gasozi, wowe ubwawe uri uricara umugore warakuyobora uko ashaka, ariko abawe bari ku gasozi barangara. Najya nkubwire ngo ibuka aho waryamye ukabyuka ukasigura ubuto. Burya nubwo wicaye utekereza umwana abayeho ate. Tekereza uyu mugore mwatandukanye wimuhima si uhima, ibuka umwana wawe. Tekereza umugore wasize ngo ntabyara, wowe se agutaye kutabyara, wabyitwara muti? Ese uyu mugore ngo nuko mutasezeranye wabyaye akaba agendana abana, harya wowe ubaye ubyara? Ese abagabo ari cyo nyane baza ku bagabo uburyo iyo abagabo babyara aho uteye inda akabyara ukaba ari wowe ubyara, muba mufite zingaye? Tumva mbivuze nk'umukozi w'Imana kandi ufite agahinda, ariko ukeneye kugira ngo twubake society. Mwe kwikunda abagabo ngo wumve ko umugore muhuzwa n'igitsina, wumve ko umugore muhuzwa nuko afite amafaranga, we kumubwira amagambo meza kuko ari cyo umushakaho, nikimara kurangira icyo mu kibazo cyawe tugenda umuhunge. Umukobwa naza nakubwira ngo wanteye inda, utanye umuguti sijye utera inda ajyanye na telefone yikureho, umuhemukire. Dufite kuko biriya tubwira ngo kutabasharira niko gutuma ngo amasengesho atagira inkomyi. Uyu munsi hari ibibazo mu mago, hari ibibazo kubera ko musiga mushenye ibyo mu ngo zanyu. Nawe mushumba mugarukeho. Iyo uciye urubanza uruca hejuru ko ari umugabo mugenzi wawe ubuhemutse. Nawe mugore yo uciye urubanza uzaniwe n'umugabo ugaca urubanza uruca hejuru ubuhemutse. Ibi mbivuze kuko maze kugenda muri iki cyumweru ngenza ahantu, ciye mu bintu, mbonye abantu ndababaye ndarize. Mwana akambara ubusa, akarya ubusa afite se. Mwana akabunanirwa kwiga, kagenda warize.
ariko ufite abana hanze. Ibyo byose ukora uzabyumva umaze gusaza. Rero numva dukeneye gusubira ku bukristo. Pastor ubu umukristo we kubona ikibazo umaze kukigeramo ngo uhite bitakana abandi, nubona abantu ubona bari bukugaye ibintu byose abagore babaye babi, umugore wanjye ni mubi, umugore wanjye ni mubi, kandi nawe ntago uri shyashya. Twese guko mu rusyo akome n'ingasire, twige kubabarirana, twige kuganira, twige guhuza. Nuhura n'umugore wawe umubwire uti umugore wanjye ikitagenda ni ikihe, ni iki. Abagabo benshi ntago mukunda gusaba imbabazi abagore bawe, kandi mugashaka abagore basaba imbabazi. Ni byiza babasaba imbabazi, ariko nawe wige gusaba umugabo wawe imbabazi. Genzi ko niba nakoreye amakosa umugabo cyo bugufi nkamusaba imbabazi, kandi nawe ikwera ikiganiro nawe yakoze ikosa akabona ko ari ikosa, arambwira ati mbabarira nakoze ikosa, kandi urugo rukagenda neza. Urugo rero rwubatswe na mbabarira. Iyo rusenyutse imitima yanyu isenyutse, urukundo rwasenyutse, ingaruka ziza ku bana, kandi abo bana nabaziranenge. Abana muri mufata gutyo muzababazwa. Murakoze. Ubutumwa ngira ngo ntago bwari bworoshye. Umwani ahantu waciye muri iyi minsi hashobora kuba harakubabaje cyane, kuko uravuze uti nanyuze ahantu henshi muri iki cyumweru, kandi ubwo ntekereje ko ariho ushobora kuba warakuye ibyo tubwiye, ariko bwari ubutumwa bwari bukenewe. Reka nibutse abari badukurikiye ko bashobora kugusanga kandi ku Musozi Getsemani TV. Yego. Abashaka gukomeza gukurikirana inyigisho utanga niho ubone ku munsi ngira ngo. Ahandi reka ngushimire ko wemeye ko dukorana ikiganiro, kandi nshimire n'abadukurikiye. Reka dusoza n'ubundi n'isengesho. Murakoze cyane. Reka mbere ko dusenga najya mbabwire ngo mbere impfu nyinshi ziriho zibaho zo kwicana k'umugore n'umugabo, biba ko abantu bigira ingunge. Mujye mugerageza, nubwo ubona umuntu adashobotse, mugira abantu muhamagara muganire, 2 cyangwa 3 muganire, umwe yumva uruhande rumwe undi yumva uruhande rumwe, ko yihereranye umwe abivuga uko abyumva n'undi akabivuga uko abyumva. Murakoze. Reka dusenge. Mana, dusengeye umuryango nyarwanda diaspora n'abari mu gihugu cyacu n'abari hirya no hino baduteze amatwi, abafite ibibazo nk'ibi, abakobwa ariho bangazwa n'imibereho mibi yaturutse mu gutwara inda mu gihe kitateganyijwe, abagore bariho bababazwa no kurera abana bonyine nyamara bababyaranye bibereye gutyo, abagabo nabo Mana nabo ntibagiwe, nabo bafite ibibazo, ko si bose bafite ubugome cyangwa bafite kwikunda. Hari n'abandi bagabo data bafite umutima wo kwita kubo babyaye, yicara akavuga ati nakwemera nkabaho naba ariko nkita kuwo nabyaye. Mana, ndabasenge kugira ngo bagaruke ku rufatiro ububakire, kuko data ingo zabo n'ubuzima bwawe bwubakiye ku musenyi, ariko bongeye basubiye ku rutare ari we Kristo ububakire. Bakomeze rero ubunge kandi ubaremeshe, ubiteho, ubahe Mana impoza y'amarira, ubahe impoza y'umutima wabo uhungabanye, kugira ngo bongere basubire mu rukundo kandi batuje, kugira ngo babashe kurera abo babyaye. Urakoze, ndagushimira izina rya Yesu. Amen.